Ni ijana na kabiri n'ibice bitatu Kiss FM Kigali's #1 hit music station. Wumvaga indirimbo nziza cyane Say My Name ya Kenny Soul. Tugeze ku isaha y'isa 2:36 muri studio za Kiss FM. Ni Joy Mignone na Anike turi mu mwanya wa Girls Talk. Twakoje tutese utekereza ko kuba umukobwa yaba kiri isugi yego atarakubaganye cyangwa se kuba afite imico myiza ari byo bimwubahisha imbere y'umukunzi, ari byo bimuhesha amanota cyangwa se ari byo bituma nyine umukunzi wavuga ati ewana uyu mukobwa ni wewe niwe munyarwandakazi. Butoyi Michelle rero kuri Facebook yavuze ati hello Joy and Anike, hello ati mperereye Buja shange ndumva rero kuri iyo sujet ati nta namba kuba uri vierge ntibisigura kugira icubahira imbere y'ugukunda, kuko ushobora no kuba waratakaje ubwo waratakaje nyine ubusugi ariko ukisubira ko ubundi warabutakaje ukisubira ko. What do you mean? Ati rero vyose mugabo ikibitera ni kimwe, ni imyifato ugira imbere y'umukunzi ndetse n'imyitwarire yawe aho urashobora kugaragara neza. Urakoze cyane Butoyi. Abantu bari Buja rwose salute. Ariko igitekerezo cyumvikanye by the way w'icyambere ntago ari virginité cyangwa se ubusugi bw'umukobwa. Icyambere ni imyifato. Iyo myifato y'umukenyezi n'abigeme ni ifite agaciro kuri Butoyi. Hanyuma hari Gideon Suarez OG. Mwiriwe neza Joy na Anike, ndabakunda cyane urakoze. Ati yego nibyo bimwubahisha kubisugi cyane ko yasanze kiri isugi yaritwaye neza bimushimisha kurusha ibindi byose. Buriya se basore nibyo ntabwo si Gideon nibyo byamushimisha ariko wamuganye. Hanyuma James we yavuze ati imico n'imyitwarire myiza nibyo bimwubahisha. Akenshi usanga abakobwa bagira igihe cyo gushaka bakira amasugi biterwa n'inenge bafite. Excuse me, what do you mean bro? Inenge gute se? Ngo biterwa n'inenge bafite, ngo hari ababa ari ibishegabo abandi batazi gutanga care. Ngewe sinakundana n'umukobwa w'isugi yose hanze karabaye noneho mari. Ariko hari abatipe mbese uyiwe noneho byose abishyize hanze. Hari abatipe ntabwo ari akubwira ngo abatipe benshi ntabwo yakundana n'umukobwa ukiri isugi. Ukibaza uwo bari kumwe se utari isugi we yavutse atariyo akoze wamuganye. Cyangwa abandi ahubwo ugasanga bakubwira ngo umukobwa utari isugi ubona wumvuga niki nawe. Ariko hari n'abandi babakunda shuti yanjye wamumo barabuze nyine ajya babaga muri ariko atambitsemo ngo abakobwa ngo bajye gushaka bakiri isugi ngo nuko baba bafite inenge. Maro nta mukobwa uzi w'ikizungerezi sibyo kuri wumva ko nyine nibyo wihagararaho ubusugi bw'akabukomera akavuga ati mpaka Imana ibihaye umugisha ngayo nguko. Allo Kiss FM kabiri n'ibice bitatu Kiss FM Kigali's #1 hit music session. Wumvaga maje ya Azawi ndetse na Fik for Maker, indirimbo nziza cyane abantu twayiharaye turi suhuje. Mbese ngenda kubwiza ukuri ko ariko bwa mbere nanayumvise yansha kugira ngo nkwemeze. Murakoze kunyemeza ko ngiye nkunda Fik for Maker, ubwo rero notification iri on. Ntago wamukunda akunduje. How did you not know ko afite indirimbo nk'iyi? Sugure kumva ibyo bintu koko nakubwiraga ko wafashe flight my love. Sibyo nene erega hari ibintu babeshya ariko batabeshya. Who knows? Nari nafashe flight urumva nagira ngo nkwemeze. I know. Kuri application kuri topic turi kuganiraho tukubaza niba wumva ko umukobwa ari isugi cyangwa se imyitwarire ye icyo wumva kimuhesha inota gituma umukunzi wavuga ati umukobwa wanjye hariya. Hari uwitwa Vedasti wagize ati umukobwa ukiri isugi rero agomba gukomera ku busugi bwe. Ati kandi ku mufiance we bizamuhesha ishema. Reka murumva Vedaste naho imyitwarire ati naho imyitwarire ijyana no kwiyubaha udapfa gutanga ibintu mu gihe kitaragera. Sibyo erega ushobora kugira gutya ukifungurira umuntu. Abantu burya nibaza ko nta n'itegeko ribihana igihe umuntu atakariza ubusugi cyangwa atabutakariza. Buri muntu n'amahitamo ye. Ushobora kuvuga ngo nge ndabona uyu muntu turi kumwe ari we wanjye, then ukavuga ngo reka mwifungurire, but nanone ejo hashira iminsi kuko inzira ntibwira umugenzi ugasanga muratandukanye. Utarabutakaje kubera ko wabaye ikirara cyangwa se kubera ko warufite imyitwarire mibi ari rwa rukundo rwaje. Yego ariko ukaba desi wenda
uwo nyine watumye umutakaza mugatandukana mugabo Jean Dodier nayo kuri application yavuze ati ngewe uko mbyumva imico n'imyitwarire y'umukobwa nibyo bya mbere kuko ubusugi si bwo bwubaka ariko nanone nakwita ku cyatumye atubwo busugi nuko yitwara nyuma yo kubuta nanjye nemera ko kubona isugi kw'iki gihe bigora nubwo bishoboka ati guta ubusugi ku mukobwa usanga benshi mu bakobwa bitari ikibazo pe umuntu ahita yumva ngo yabaye ikirara ngo byagenze gute hari Iradukunda nawe wavuze ngo ndahamya ntashidikanya ko ngo nubwo wabisugi 100% ariko ntiwihesha agaciro ahantu runaka n'ubundi ntako wagira kuko umuntu niwe wihesha agaciro sibyo nubwo twanabimenya size wa mugani Moise nayo kuri application tubera abasheri ni Moise ijabana ndumva ibyo by'ubusugi nta birenze ariko namwe muranyisha uvuga ko hari umukobwa w'isugi kibaho araseka cyane uwo ni byirinyo none abakobwa twese baradupimye wasanze shwi ninde wabwiye ko abakobwa b'amasugi batabaho nshuti yanjye ntabwo baturukaga muri Ukraine ngo barabura ariko wa mugani na wese nyibutsa ka blague nabonye kise fema lo Allo kise fema Salama kumva yego witwa nde sura magana he yego bihoye iki we urabyumva gute si wowe nawe nta masugi kibaho se kubaho kwabaho ariko ntabwo wareba mu isugi umuntu ni ku mutima ni ku mutima ntabwo ari ubusugi asante sana wamwumvise bihoye iki babaho warana bazi babaho buriya hari ahantu abazi sibyo nta kuntu yabivuga buriya nta hantu atabazi sibyo ati ariko icyambere si ubusugi ariko agiye kise Hello? Oui. Salama Anike. Salama. Baita Giovanni Ndinyarike. Giovanni. Mali ibyo bintu by'amasugi muje mureka mali. Giovanni. Esuraho. Ana kabisa. Na Jengo yagusuhuje. Giovanni ngenda kuramukije. Sara ndakuramukije. None se man ibintu ngo by'amasugi se kubera iki twabivaho? Wapi mali by'amasugi se nago byubaka kabisa. Reka ego ko yanagiye. Mbese we yatambuye message gatambuka. Giovanni cyo kuzina ari mukumba. Ewe go. Mali wumvise ariko ibintu by'ubusugi ariko mujye munabivaho sibyo? Ngaho tweka twumve n'uyu nguyu. Allo Kiss FM. Oui. Wiriwe neza. Ego. Ninde tuvugana urahagana? Ikiduje Marie Jeanne. Yego Jeanne. Yego. Kuri topic isura byumva gute wowe? Yende kuva yuko abakobwa b'amasugi baracyariho ntago bose ariko baporomotse. None sibyo nibyo byatuma bimugaragaza neza cyangwa n'uburyo yitwara bifite andi manota bimuha. Wenda no kwitwara neza none ntabwo yakitwara nabi ngo abandi bantu babone yuko wenda ubwo busugi yaba bufite bo wenda bayakiri isugi yitwara neza nabyo byamuhesha ayandi mahirwe. Yego asante sana ngayo nguko sawa ubwo ngubwo nikereka ngiye mfite amatsiko y'ikina nikagiye kumbwira mu kanya ni 102 n'ibice bitatu Kiss FM Kigali's #1 hit music station niyo ukomeje gukurikira tugeze ku isaha y'2:54 muri studio za Kiss FM ni Joy Minyo ndetse na Anike mu kanya gato rero tugiye kwinjira mu mwanya wa Love Connection ariko mbere yaho ndagira ngo Anike manze niyumvire ariko mbere yaho nanone kuki nta muntu watubwira ko ashaka umukobwa w'isugi ariko se wamugana kimuvuga metero na santimetero mutaraye ntago mubashaka uzika ako kantu utambitsemo muragira ngo umunyarwanda kazonashika iki none se yani nye mfite amatsiko no kuri kwimana ariko ntakubeye none se wowe byumva ute okay
bivuge ntawe uri byose hanze mugani wose sibyo ndi hano nawe twenyine nyine kuri njyewe ntekereza yuko ubu Ndi hano twitwaye nawe inshuti yanjye bigumane ubwo nawe uri wenyine sawa okay reka nkubwire ngiye kuri njyewe ntekereza ko kuba umukobwa ari isugi nimba ariko wizera uvuga uti paka pasiteri aduhaye umugisha twarashyingiranywe ni byiza ariko ntabwo ibyo ari byo iteka byose bizatuma baguha amanota mugani bumve kuri waba uri hariya. Ese ngiye mfite akabazo mbere y'uko urengaho uzamenya gute se ko ari isugi? Azabikubwira kandi wumva urabyize umutipe nashaka ko umukobwa bagira uko umuntu akakubwira ngo ndi isugi cyangwa si ndiyo wabihakana cyangwa wabyemeza none rero abantu akenshi usanga binicurika iyo atari yarabivuga iyo yarabivuga simbizi akenshi uba barabyemversa uriyo ntabivuga utariyo akaba ari ubivuga cyangwa ugasanga babakobwa tubona hanze twita ngo ni ibirara babandi baba bari sharp nyine muri societe bari sociable bafite vibes ziri hejuru ukamujudginga ngo reka ngo buriya ngo zavuyeho ngo reka ngo nta kintu wasanga kujudginga ngo imyitwarire yiwe kandi wenda ugasanga ari we bikimeze neza ugasanga nyine ducecetse undi uzatinya abantu bacecetse niko mu Kinyarwanda bavuga nyine ngiye kuri ngiye kubura isugi ni byiza ariko ntago hari indi myitwarire irenze kuba utaye busugi wabaye ikiraro ushobora kuba uri isugi ariko ukora andi mahano yose aba kwisi yego nukuvuga ngo Imana ngo yaguhana hari ibindi byawe ushobora kubukora cyane ariko ni byiza uramutse ubirinze ariko ukanitwara neza hari umukobwa nzi wigaga ahantu hamwe nari buvuge ntago twamupimye ntago tubizi ariko bavuga ko atarabikora imibonano mpuzabitsina naye mukobwa buri munsi wasangaga mu bintu byose bibaho nyine by'abanyeshuri bananiranye muri weekend badahari bagiye mu bubari buri hafi aho ngaho yego ariko akubwira yuko nubwo akora ibyo byose ari uko ari ubuzima akunze ari iki n'ibiki ariko ngo ari isugi sibyo navugaga ariko nemera yuko imyitwarire n'isugi no kuba isugi hari igihe bijyana of course hari aho bihurira ariko nanone ariko ntago ushobora kuba utaha mugani kuko wakunze Vedaste nkamwikundira tugakura urukundo apana gusambana nge nemera ko abantu babakundana bakura urukundo urakoze cyane ntago twahuye ngo tukoreza one night stand and all that bikaba nyuma tugatandukana narumvaga mukunze narumvaga ariyo ujya mu rukundo uvuga uti shaniwe wanyuma nshuti yanjye nta wundi nshaka ariko bikarangira wenda guhemukira wakaguhemukira ndamutse narataye busugi kubw'iyo mpamvu nkakomeza nkitwara neza uretse icyo kintu cyabayeho ntacyo byaba bitwaye bibaho nyine nuko mbyumva ewana kumva ngo umukobwa ngo ni isugi usibye ko ntazi naho babipimira bakajya kwa muganga mukarinda kujya kwa muganga kugira ngo abanze gupima arebe niba uri isugi cyangwa utari habango kwizeranuka yemubwira cyangwa se wa mugani wabwirwa n'iki umuntu ni umuntu nshuti yanjye njye nemera ko imyitwarire y'umuntu yaba ari iyo sugi cyangwa atari iyo sugi imyitwarire y'umuntu uko yifata mu bantu uko yitwara kuri uwo mukunzi we reputation afite muri societe mu muryango we ku buryo umuntu yaza akamutangira amateka ibyo ngibyo je nibyo numva byagakwiye kuba byatuma umukobwa afatwa nyine nk'umukunzi wa nyawe kuruta kuvuga ngo yakubwiye ngo ni isugi niba ari isugi se bizahinduraho iki ashobora kuba ari iyo ashobora kuba ari iyo sugi ariko wenda adahwitse mu myitwarire yego birashoboka cyane cyangwa se akarata abantu bose izonga byanze yego ari umuntu udashobotse muri societe kuri jewe rwose ewana ariko rwose ntawe nteyamabuye mwoka byaramwe nta nuvuze ngo ugende ubutaka kanya yanjye bukomereho ariko se nyuma yabwo hari iki witwara gute muri societe ubanye gute n'abandi ndi myitware nayo iracountinga